uyu munsi itorero indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Akabura Ntikaboneke wanditswe na Mukamusoni Fulgence unonosorwa n'itorero indamutsa. Umuntu ni ikiremwa Imana yasumbishije ibindi, akwiye agaciro uko yaba ameze kose. Umwana ni impano y'Imana, ariko se umubyeyi we twabyita iki? Umunyarwanda we yarihoreye aravuga ngo n'akamuga karuta agaturo. Dukurikira umukino. Mwana wanjye se ubuzima bushaririye gutya tuzabubamo kugeza ryari kureba amaguru yanjye yamugaye? Mama ndakumva. humura rwose ntabwo ariko bizahora. Yego mwana wanjye. Yawizera Imana ariko byose bizashira natwe tujye tubona icyo twifuza cyose. Yo ubu se disi icyo cyizere ugihabwa n'iki koko? Ukiri mu mashuri najyaga njya guca inshuro nkakubonera amafaranga y'ishuri n'ibikoresho, ukaba ureba nararwaye ibirenge kandi nawe ukaba warabuze akazi. Humura akazi nzakabona ariko mama. Ryari? Wewe humura, ibyo wankoreye ukiri muzima nanjye nzabigukorera nimbona akazi. Yo komeza guhangayika rero. Mwana wanjye se ko mbona utajya gushakisha, ubu koko inzara izakunyicira mu maso agahinda nzagakira. Reka rwose mubyeyi wungu ibintu biba byanyubiye. Gute? Ubu se koko nzajya njya guhinga kandi narize, abazajya bambona ntibazajya banseka koko. Ngo baguseka? Ntanseka rwose mama. Niko se mwana wa, niba kubona wishwe n'inzara nibwo batazaguseka? Ariko hamuka n'ibyo uvuze ndumva binteye gutekereza pe. Kwiye kureba icyo nakora rwose. Mbese Fabrice, ndakumva mama. Ubu ko turiye ubusa ku manywa, nijoro biragenda gute? Nijoro se? Wa mugani wagira ngo si ikibazo gikomeye. Dore mushiki wawe akiri hano yajyaga agerageza agahinga agashakisha n'udufaranga mu byo yejeje maze tukabaho. Ubu se ko yigiriye mu rugo rwe urabona yakomeza gutunga ingwe ebyiri akabishobora koko kandi nawe nta mikoro afite? Ereka rwose byihorere mama, tuzabaho kandi ndabyizeye rwose. Ariko harya Fabrice, nta hantu wigeze kumbwira ko wakoze ikiraka? Nakikoze ariko ndacyategereje ko bampemba. Ariko rero kuva ufite amaboko n'amaguru mazima mwana wanjye, ntabwo wakagombye kwicwa n'inzara rwose. Ujye ugenda yenda wirwaneho njyewe unyihorere. Ngo wowe wihorere mama. Rwose aho kugira ngo nkubone inzara ikunyicira mu maso uri umusore, ujye ugenda urebe ukubona uko wigenza mwana wanjye. Mama, aho kugira ngo ngucure nakihorera rwose tukanambara. Gusa warambyariye iki koko? Yo kubura uko nkugenza rero nibyo bintera agahinda kurushaho. Aho uzi kubura icyo wihera umwana mwana wa. Ntabwo nakurenganya ariko rwose mubyeyi ko nta kuba utagize se. Ariko rero ukwiye kubitekerezaho Fabrice. Ubwenge wakuye mu ishuri ugomba kububyaza umusaruro byanze bikunze. Ejo utazavaho wandagara mwana wa. Urabizi mama. Ndakumva. Ngiye gukora uko nshoboye nshyire mu bikorwa ibyo ngiye byose. Ntishaka kugutera agahinda rwose. None se kureba iriya ngurube yawe nayo utayahiriye urabona iraza kubaho ite koko? Ubwo urananyibukije mama. Ntikize? Ejo kare mu rutoto ndazinduka nishakira umuguzi. Uyihoye ikize ko yaduhaga agafumbire? Oya nzayigurisha maze twikenure. Uranyumvira ra? Waretse sikabanzi gakura ko aribwo wayibonamwe amafaranga atubutse. Gaburiya we ntabwo uzi ibibazo intera mama. Ibihe bibazo? Ntabwo uzi ukuntu bagenzi banjye bansetse bambonye ndimo kuyahirira wowe. Ariko ye ngo bagusekeye iki? Ngo umuntu nkanjye wize yirwa yahirira ingurube koko. Ngiye kuko rero mbyumvise numva biragayitse. Dore ibyo nibyo bizatuma ntacyo ugeraho Fabrice. Nta soni ngo baraguseka kubera ko urimo gukora umurimo, hanyuma se ubu baragutunze? Ndakubaza nsubiza. Uhakubwira noneho ukuntu birirwa banenga ngo mfite mama wabembye ibirenge maze nkumva ngize ipfunwe. Ngo gira ipfunwe ry'uko nabaye uku Fabrice. Yaba nari nipfiriye nkavaho. Erega wikwigora mama, ubu rwose namaze gufata icyemezo. Ejo nzagurisha iriya ngurube mbona imyenda myiza n'itike mve muri iki cyaro.
yewe kakuze we ndakumva mugabo mwiza enda hano nkubwire ese wiriwe mwiriwe neza ese burya wavuye mu murima mukabandurikira mu rutoki niko mbwira iki gitoki cyari hano cyatemwe nande bongeye kunyiba se kandi ese mbwira winseka ubizi ko nari nagiteganyirije isoko nkazagikuramo make nkagura akanyama ninde wamvangiye kubizi ibyanga ariko noneho ubanza uvuye kugasomana none se wibagiwe ko ejo bundi ariho waje uvuga ngo bagiteme tugiteke uravugisha ukuri ariko ubanza nari nagasomye pe kugasoma ko wari wagasomye da nanjye nibajije impamvu wemeye ko tugitema kandi wari wagiteganyirije isoko ndubwirwa baba we ntawe usaza atiyangerije abaho ubu nari nakibariye none icupa ryankuye ku ntego ngo nta kundi nyine hanyuma se izi soko zanjye niyahe no kwa nyir'inkwaya yongeye kuzona wabimenye rwose wabimenye niyo nyamara nyir'inkwaya iraheneye natitonda azayibaga tuyigabane njya mbivuga mukanseka ariko umunsi umwe nzayitera umujugujugu zikaraga kabiri namaze kuyivanaho uruhu tuyitera imirimo sigaho utaziteranya na rubanda mama we kubera iki nyir'inkwaya uramuyoboye na muhane ye rahira ko mutagerana no mu rusesa imanza hanyuma se ko ihene inyonera ngewe ko namwihoreye ubushize myaje mu nzu ikamenera agacupa k'ikigage nayo nasengereye kwa Mukantoheri sinabwiriwe kubera ihene ye umunsi nzayiririrwa ntibazansapuriza nibatabasha kuyizirika hamwe bazareka tuyizirike mu nzu ikunda ry'inyama ryawe naryo ni umunsi inyama y'ihene inyama ni ihene nako inyama ni ibiryo byiza rwose burya wabayeho wabaho urya akanyama imboneka rimwe kaba kagitunze ku mushito ucoma akayisiga agasenda maze yaba iri ku mbavu igatuma ururimi rubabira umuntu akamira amazi nta n'ikizere ko ayigonda inyama we uhangira nk'umukuru w'akarere nategeka ko ihene ibazwe mu karere yose yafatwaho burusheti imwe cyangwa ebyiri ikazanwa iwanjye yewe uherutse gutaka inyama pe cyakora imbavu zanjye urazikebanyije ntubuze byose byeworeresha ariko umunsi umwe nanjye nintunga amafaranga nzazirya bitinde pe cyakora icyo mbona cyo ntitwakwibeshya ngo tugire itungo tworora kuko ntiryambara kabiri utararigeza mu isafuriya yawe oya sinategereza isafuriya burya nabanza nkosa gato ntararangiza kuyibaga ngaho umwuka byara ubundi nkayibaga iza mbere zageze mu gifu inzoka ikajya ihumurirwa imbisi ariko nihiye yegeje ariko ni ishyano kose umva gusa sinkubeshye iyi hene nyir'inkwaya nareba nabi turayigabana pe kandi tuzayigabana ari inyama rwose wareka yemerwe yawe koko ubu se koko Madarina ndamubwira ngo hoda none se nibateranyije igiti yanakoneye udahari Madarina se we abije mate nyine Madarina yambwiye ko akunda isogo cyane ngo nzamubikire kuzo mfite ngo izi nkoko zarazirahije ziruma none ndebera inyago yo kwa nyir'inkwaya wagira ngo hari ikipfa na Madarina rwose yewe nta kundi ubwo umukecuru abihombeyemo rwose ntabwo nakunde nyine Madarina atarabona ya maguru ye banye ibibazo ntabwo muherutse kandi imbere akiri muzima yajyaga dutemberera disi akunda abantu kubi yewe ahubwo nuzi igitangaza mbonye ese ni igitangaza ko ari agahuma mu nwa kakuba mbonye Madarina arimo guhinga ubwo se biriya birenge bye bininda amazi arimo kubitabika mana yanjye mugeze imbere ndamwitegereza yabiziritseho ibitambaro arimo guhinga ni ukuri ariko inzara iraryanira akanyagwa none se agira ati ko ntawe afite wo kumutunga harya ngo umuhungu we yagiye mu mujyi kuko iminsi amaze yose ubwo ntabyo uzi siriya reka ntabyo ngo yanabonye akazi keza arakora akanahembwa da sinumvise se gukora i Kigali uhembwa akayabo urandatire byo guhembwa akayabo byose boshye hari akanyama nguriramo ibyo byose ni inyama none se ubundi akazi kamumariye iki nyina yirirwa atabika ibirenge byabembye kuriya ngo arahinga erega siriya cye nuko utabizi Madarina buriya amaze igihe abeshejweho no kwirirwa asabiriza muri izi ngo zose buriya yarazihetuye rero hasigaye agira isoni zo kugaruka aho yavuye wahora n'iki ko mperutse guhura nawe mu gacyamo akansaba ibijuma nkagira ngo ni kwa kundi ubikumbura kuko utabihinze naho kumbe yari inzara disi kandi wibuke ko atararwara ibirenge yari azi gukora akibeshaho Madarina yarakoraga rwose nta n'uwamushaga kwezi ese dukora iki koko kako yewe ndababaye pe
ndababaye cyane. Gusa uriya muhungu wenda mugaye. Wamugaya wagira. Ngaho mbwira icyo twakora. Ruva nk'abana b'Imana. Twari ko tumugenza. Ubundi tukamukorera ubuvugizi tukareba ko hari ubundi bufasha yabona. Rwose. Icyo gitekerezo ni inyamibwa. nawe wiwe neza. Ndabona akazu kamereye nabi rwose. Amakuru ki Fabrice? Mbona wishimye cyane ra. Amakuru ni meza rwose. Ndishima se bwize sinkubonye. Nuko abasore muranshimisha rwose. Hari umunsi utambona. Yego ndakubona ariko ngo rwose nkubonye nari ngukeneye. Ahubwo reka nicaye kuri aka gatebe. Ni amahoro se Fabrice? Yewe. Kuko mbona se wikanze. Humura rwose ni amahoro ti. Yewe kawe sinzi yuko ugira ubwo wabigeza aho ngaho rwose. Ariko gusa uburyo ubimbwiye Fabrice ngize ngo hari ikintu kidasanzwe ndetse kibi wari ubonye. Humura rwose shyira agatima hamwe sibyo. Ngaho rero mbwira icyo wanshakiraga. Wagira ngo se hari ikidasanzwe ti. Nibyo oya yewe mbwira ukuntu uzunshaka ntabwo ari gusa. Gusa nyine ntabwo nabura ikintu mubwira rwose. Nanjye nigenda ngira ngo nduhukemo gakeya nuko numva ko ari ngombwa ngo nze nanagusuhuza. Ako shaho nibyo gusa. Nibyo gusa pe. Ariko kujya wibuka ko ari we muntu wa mbere wanyakiriye ngitangira akazi hano. Yo ariko shenge urazirikana. Ubwo uracyabyibuka? Urumva ntabyibagirwa ne koko. Unyibukije ukuntu wabaga wibereye mu biro wenyine utinya no kujya aho abandi bari ngo muganire. Buriya rero ndabikubahira cyane gutabizi ndanabikukundira maze. Nibyo ariko nta kidasanzwe nakoze Fabrice kuko nanjye mfite abandi banyakiriye baramenyereza nkigera hano. Gusa njyewe burya nkunda kwisanzura ku muntu cyane cyane iyo ari mushya kuri njyewe. Njyewe rero buriya byarandyoheye cyane pe. Ukuntu wahise unangira gusura papa wawe mu bitaro ku munsi wa mbere natangiye akazi hano. Njyewe warantangaje rwose. Ariko banza narasaze se gusa. Oya. Uzi koko ari byo we. Nizere ko ntakubangamiye ariko. Oya humura pe. Cyane ko nabonaga ari ukugira ngo nkore mu buturage ahari. Fabrice. Ndakumva ati. Buriya rero icyatumaga nkuzengurutsa hariya hose kwari ukugira ngo umenyere. Kandi urabizi ko yari amasaha y'ikiruhuko. Mu by'ukuri nta hantu na hamwe wari uzi muri uyu mujyi. Ibyo uvuga nibyo. Bwari uburyo rero bwo kugira ngo ubutaha ujye ugenda byibura hari ahantu uzi. Ni ukuri rwose byarashimishije cyane. Niyo mpamvu ubona nitsamura nkaza kureba kuri amahoro. Ngo witsamura? Uransetsa gusa. Ariko ubundi ubwo ibyo byose ubyibutse ute n'imyaka ishize Fabrice? Nakwibagirwa n'ibindi. Ahubwo ati hari ikintu nibagiye kukubwira. Ni igiki Fabrice? Ejo nari nkonganye na muzehe. Muzehe wuhe? Papa wawe sha. Reka mwahuriye he? Ejo ku mugoroba nkiva hano nahise njyana imodoka mu Kinamba kuko yasaga nabi. Mu kuvayo rero ninjiye mu muhanda mbona imodoka ije yahoreye igira kurya imfungiraho amafiri. Abantu bahise bifata mu maso bose. Mwana we Imana yarahabaye pe cyane pe. Iyo nkuru mbi nari kuyakira nubwo ceceka none ndabyibuka igitima kikatiha. None se ntabwo mwavuganye? Kikata nta nubwo anyibuka. Nanjye rero nari icecekeye. Twararebanye turumirwa gusa ndamubwira ngo yigendere nuko nanjye ndigendera. Kuki utamwibwiye di? Uko nari kumenya mubwira ngo iki? Mfara none reka tubyihoreze ahubwo wazantembereje mu cyaro ko mbikunda. Ndivyo se? Yenda wagiye nko gusura mama wawe. Byari bikwiye. Ko bikubabaje Fabrice? Nuko ntawe ngira. Yo umbabarire n'ukuri mbivuze ntubutse. Nagombaga kuba nabanje kukubaza niba umufite. Ihangane bamwe. None se Katare wowe wamwishe humura rwose. Mbese niyo mpamvu ntajya numva umuvuga shenge. Niyo mpamvu. Ihangane disi. Ariko ntacyo. Igihe nikigera nzagutembereza ahandi hari bene wacu yungiye mu cyaro. Yego nubwo bizanshimisha cyane. Ariko Tina karame
n'ubundi ko ntacyo bitwaye wasambiriye mama w'abana banjye kwenda wamara intembo yo kutagira mama. Fabri, ndakumva ngo uteze yombi. icyifuzo cyawe kirakomeye. Kirakomeye uteze? Ntabwo ari cyo guhubukira, nzabanza mbitekerezeho nzakubwira. ntaho mperutse kukubona rwose rushya. rero bikakubwira byagenze gutera urambize washakaga kunsengera mu minsi yose ishize warambuze. ahubwo nashakaga kukubaza amafaranga gawe ko ntabwo mperutse wagajanagaye. dore rwose narakenye kubera kutaboneka kwawe. ubwo ushatse kunyumvisha ko ari njyewe nywa inzoga zo mu kabari kawe zose nkazimara koko? oya ntahari weho gusa ariko iyo wageze hano buriya nanjye mbaga nizeye ko bizinesi yanjye igiye kugenda neza. nakumvise urashaka kongera kumaraho amafaranga dore ko ngira ngo narogeye mu kabari kawe. oya kandi ariko rero nakubwira wazi ko nanjye iyo naheruka kunywera hano mba numva neza nta mahoro mfite. ntiwumva wagira ngo bandogeye ahantu. buriya rero inzoga zo kwa leonard ni nimero ya mbere. amaze ubundi urindaga waje ahandi kuko aho ibyiza bibaga biherereye bagura uko ujanye. ntibishoboka. ikize kandi ubu n'uriya muntu utwaye iriya modoka ndayibona ya Fabrice se dukorana amushenzi ambe gusa yavuzeho. ese buriya Fabrice murakoranaga? turakorana yoga akora mu mufuka agafatwa. ubundi se uramuzi? uriya zina habaga uw'iwacu. reka dore disi yabaye umukene n'ukundi waba ari abakene. nagenda yantwaye umukobwa nakundaga yo gatwara imbeba mu menyo. uriya se nagenda ariko uriya murezi agiye gushaka umukobwa w'umuherwe kubi. reka rwose bahuje gutera ko nyina ari umukene urwaye n'ibibimbi. have se wishinyagura uriya se yagira nyina? aramugiraga cyane rwose. ariko urabona muzi ko twese tuzi ko Fabrice nta mubyeyi n'umwe afite. ibyo ntabyumva ariko bibaye kurisha byaba bibabaje pe. ariko nje nawe ndi kumva ukuntu atinyukaga akavuga ko nta nyina agiraga, ukuntu yajaga arahingira udufaranga two kumunyira amashuri. ariko ubwo numiwe ariko ibintu ntibishoboka. ubanza nawe urimo kumugendera da. oya ko najyaga ngira ngo ni njye kigoryi njyenyine none hari abandenzeho. uri ikigoryi gutezi kandi wakagira imana ngo ndi umusinzi pe. we nicyo n'abakobwa bose bambenga bampura. ariko rero nubwo usindiraga mu kabari kanje mwana roje uri mu mwanya wanje nawe urabizi. ibyo ndabizi ntabwo ngushigikiye pe. akazi ukoraga mujyi ubagura ubusinda ntaho bijanye. ariko rero nukumbwiye rero n'amafaranga yanjye yose nzana. umva roje uri inshuti yanje. akabibuza ubushuti ibyo nkubwiye ntibikurakaze. uri umusore wiyubashe ufite akazi keza bose. nishake ntuzongere no kungurira ago mafaranga gawe ndagahomba, ariko nawe ugerageze wiyubashe sibyo? ya baba nanjye nkajyaho ngo mfite za mashuti. nuko ntekereza rero ibintu birambabaje. oya roje rwose ntaho nanezezwa no kukubona wataye isaba. nta n'umukobwa wiyubashe wakwemera kuganira nawe cyangwa kugusuhuza. ntaho uri kubona ko Fabrice yaguze n'imodoka? ureba n'ukuntu unywaga nk'igitorotoro ntaho wapfa kwigurira n'akamodoka ko kugendamo. rwose gabanya kunywa. rero namva nkubwire uransebeje rero mva nakura kose. oya roje ntibikurakaze ntubabare rwose. ndimo kukuhugura nk'inshuti yanjye kandi ntitaye ku mafaranga unzaniraga ahangaha. nanjye ndi umuntu vaga ndi kubona iyo biri kwerekeza, kandi inshuti ntaco ziberagaho nko kugirana inama. wenda kuko ari wowe bimbwiye nabyemera, ariko rero unkorogoshiye ku buryo ntakekaga pe. oya buriya reka nkubwire, buranje nuko nteye nkundaga kubwiza umuntu kuri kose. naho Fabrice we mwihorere ndumva yarapfuye ahagaze. habaye ikisi afite imodoka nziza akaba agiye gushaka umugore mwiza. ubwo zo umukobwa naramuka abimenye azabibwirwa n'iki? cyane abimenya da. ariko uzi ko no muri Bibiliya
bavugaga ngo nta kintu gihishe kitazamenyekana. ariko rero nungutse indi nama Yihe? uriya ukuntu Tina namukunze akanyaga ndamutse mubwiye ko Fabrice ari igikoko ihakana nyina kandi amufite ntiyahita amwanga akanyemera. Umva kandi rwamunywa rwawe noze ubwo ukaja kuvuga ko ibyo ngibyo wabwiye ni mbwira aho nabikuye se ngenda bishinzwe ngo nyine nawe namenye ubwenge azagenda yikorera ubushakashatsi. umva kandi noze ubwo ubivuze nta namwanjye ukumva utabubaye injajwa y'umusore akazi kabo bangira batese. umva rero nkubwire mwana sibyo turasangiraga nje ndakubwira wija kwiteranya n'abantu ibyo ngibyo nta hari byo sibyo. narakubonye nyurwa ntatinze mwitegereje mbona urajimije nagutega amatwi ngasusuruka uzi ko buryo uzi kuririmba Fabrice bikagenda nka nyombe yesu ngera usubiremo numve nibyo ushaka se gusa nawe wazi ukunda ibitoma ndikunda cyane ahubwo ngira ngo usanzwe ubizi. nabwirwa n'iki ashaka ko wanyangiye ko nyigutera burya naranzira umva ati utanga se ubu koko sinategereje igisubizo amaso agahera mu kirere ako ntarirarenga da cyane shaho wahinduye akazi none wishakiye izindi nshuti uranyibagirwa. oya ni ukuri nta zindi nshuti zidasanzwe ngira ariko rwose wamaze impungenge koko ti impungenge ziye Fabrice nyine ndagira ngo menye uko bihagaze niba ngombwa mve hano nigendere hatagira uhansanga akamena impanga. inde se koko ariko wambwiye ukareka guca impande Fabrice. ariko ubwo icyo utumva ni iki koko ti ariko ubu ngubu kuva tutagikorana ntabwo mba numva nkwisanzuyeho nka mbere. ubuswa n'iki se kunyisanzura urantewe ukabyara we sinamenya niba udasigaye ufite abandi bakwisanzuraho maye cyane ko igitekerezo cyanjye nta gisubizo nabonye. harya wari wambajije ngo iki ntiwumva se ko wanabyibagiwe kubera ko nta gaciro wabihaye nyine. oya sha Fabrice wifata ibintu uko bitari rwose. ugiye gute ko oya tuba twaraganiriye byinshi kandi by'ingirakamaro ngaho rero nyibutse wibagiwe ko kuko nari nagusabye urukundo sha nsubiza ndakwinginze rwose. uzi ko nari nagize ngo wikinira we ariko ushobora ntugakine mu bikomeye ntabwo ntikiniraga rero rwose ubimenye. Fabrice nguteze yombi icyo nakubwira cyo kumbwira ko nkunda n'uburenganzira bwawe none nubwo ngewe numva hakiri kare kugira ngo mfate icyemezo nk'icyo rwose nta wundi nemereye. bivuze ngo ngewe uranyemereye ndakumva urukundo ndarukwemereye. awi ye baba data we mbega ibyishimo mu mutima wanjye mbabarira ngwino nkubwirisha ngaho mbwira. urakoze mukobwa mwiza nzagukunda nzagutetesha nzakuririmbira yewe ibyiza byose nzabiguha mukundwa ndabikwibwiye ntacyo uzamburana rwose. nanjye nzakora uko nshoboye kose sinzakubabaza Fabrice. urakoze n'ukuri ntabwo nzibagirwa ijambo wambwiye rikomeye. ese mama nyibutse nizere ko ntakubabarije umutima. oya ntacyo wantwaye warambwiye yego ngo nzakumara intimba watewe no kutagira mama wawe. yego koko niko nakubwiye nizere ko ntakuremereye ariko oya ndakumva rwose kutagira umubyeyi birababaza cyane byo pe ariko ndagushimiye cyane kuba wemeye ko tuzaba umwe. nanjye nishimiye kuzagira umugabo nkawe. nibyo ariko numva birimo kundengaza ahubwo gusa kutagira icyo bigutwara gusa humura ntacyo byantwara. ariko disi uzantembereze mu cyaro hamwe wigeze kumbwira mba numva nshaka kujya mu cyaro pe. ariko humura kumbwira ngo nkujyane ahantu hazima ukavuga mu byaro koko. erega impamvu mbikubwira navukiye mu mujyi ndahakurira ndahiga ndahakora ubu koko urumva ntakeneye kujya mu cyaro nkareba uko hameze. uzi ko nta bene wacu baba mu cyaro ngira. ubwo se wumva ushaka kureba igiti ntacyo nzi nanjye gusa iyo umuntu avuze ngo avuye mu cyaro mba numva ngize amatsiko ndeka ndahombye. uhombye igisheri
yo mu maboko abakiriho nari kujya njyayo buri munsi. uraho umukecuru ese ntabwo ukibona? cyore uraho neza mwana wa? yego. Leona karame. ni wowe? ni njyewe. gira amahoro. urakoze mukecuru. aha nahese mwana wa ko ntaherukaga kukubona. yewe nje nsigaye ndibera i Kigali. yego shenge nta gakuru k'umuhungu wanjye. uravuga Fabrice se? ye dore imyaka irahise ariye 5 yose nta kanunuke. niba akiriho simbizi. oya da Fabrice abaga i Kigali. utabeshya Fabrice wanjye aracyahumeka. araho rwose ni umukire ubu afite n'imodoka. gusa Imana ishima ubwo agihumeka. ariko se ni gute Fabrice yajya akakwibagirwa koko? umbaze nkubaze mwana wanjye. kumarira agazenze mu maso se ihangane. mwana wanjye se uko ndeba ukomeze. Fabrice uwo twasangiye ubusa hariya. amashuri akesha ubwo bukire ni njyewe watumye yiga niyuhakuye. icoco nico. none yamaze kugira aho yigeza yibagirwa inzara yasize mfite atibagiwe n'ubu burwayi bwanjye bw'ibirenge. cyakora rwose Fabrice yarahemutse nanje ndamugaye pe. mana yanje none ibirenge byawe bisigaye bigenda bitamazi koko. ubu si yaza akakujana kukuvuza. ubu se bwo yamvuza nakira mwana wa? ubu burwayi barabuvuraga bugakira rwose. yewe nariyakiriye ubu ikigiye kunyica n'inzara gusa. uwampa icyo nirira ubundi yenda nkipfira dore ko aricyo nsigaje. ariko ndababaye cyane rwose. Fabrice koko yaje kuba umwana mubi gute? nanjye byarantunguye. nari nararize ndihanagura ntekereza ko yapfuye rwose. ahubwo si wamenye ko ari hafi gukora ubukwe? umva di mbaye ntarinzi ko akinabaho ngo ndamenya ko agiye gukora amakwe. yewe nashaka azabukore cyangwa bireke byose ntacyo bimariye. ubwo yabonye undi nyina azereka ibirori nanjye se ndi uwajya mu bandi maye. ariko buriya n'insubiro nzamushaka mugaye rwose. ibi bintu ntahari byo birambabaje cyane. buriya ntawe ushobora kumva ukuntu mbabaye. Fabrice nzi ntushobora kubyumva. uzapfe guta igihe cyawe. ubwo namwumvise yarangiritse ntakiri Fabrice nari nsanzwe nzi. amagambo yose yambwiraga ibitangaza yanyizezaga se mwana. agahinda ntikica koko. Fabrice bati buriya mu mujyi habagayo ibishuko byinshi. iyo utabyitondeye nyine urararukaga. none se mukecuru ndakumva mwana wa? ubu ngubu ubayehute koko niba ibirenge byawe? mwana wanjye se mbayeho nanjye ntabwo mbizi. gusa nyine hari ubwo inzara indya ngasindagira nkajya mu murima ngahinga. mwana yanjye yakasane koko. ubu se ushaka guhinga niba ibirenge byawe byashize? nagira ntese mwana wanjye inzara iraryana kandi ndeba guhora mu ngo z'abandi nsabiriza nkumva ndigaye rwose. oya ariko nje buriya Fabrice ninsubira mu mujyi ntahazanyira. agasuri kakabwa gusa ubu wavuga ngo ibi yagukoze ni ibiki koko? ariko ubu koko mana yanjye Fabrice yahinduwe n'iki? na n'ubu ntabwo ndimo kubikurura ngo mbyumve neza. agahinda nteye nzakajyana ikuzimu. ihangane rwose. rero nanjye narinji naha kureba iwacu ko bameze ngo ndebe ukuntu ibintu bisigaye bimeze. nangwa nawe niyo yayo nanjye nahaherukaga kera. nibura nawe uranyarutse urahageze. tegereza buriya Fabrice nawe azaza. kwa mugani ubwo wasanga nawe yarabaye nk'uhuze nk'uko nanjye nari narabaye. niba nawe none se ubu koko Fabrice azi uko yansize meze? yari akwiriye guhaha akaronka akamariye imyaka yose ataraza kundeba koko. icoco nico. ariko buriya ntawamenya icyo ari gutekereza. tegereza wihanganye. gusa hano mfite udufaranga dukeya uze kureba ko wareba uko wigenza.
imana ikumpera umugisha mwana wanjye. murakoze cyane, reka ngereyo usigare amahoro mukecuru. ugenda amahoro, imana ikurinde, urakabyara uheke. murakoze cyane. mbega ukuntu mu cyaro haba hatuje hameze neza. ariko nawe urakabyaye, ufite ikintu cyiza wahashimye n'iki sheri? reba imyaka mu mirima, ibiti bifite akayaga keza, utunyoni turirimba, yewe ni nko muri bwa busitani bwa edeni pe. abana bavukiye mu mujyi rwose icyo mbakundira. ubwo urumva byagushimije cyane koko? ni ukuri sheri, nta kubeshya ahantu twatembereye hose iyi misozi niyo ishimishije cyane. ngaho reba nka hariya hakurya. ubonye iki sidi? reba biriya biti byiza bitwikiriye umusozi, ziratohagiye. hariyo utwatsi twiza umuntu yakwicaramo akanifotoza, ndetse waretse tukajyayo sheri. rwose uyashenge. urihangana dore tuhaje ku gicamunsi, kandi nyine kubera ko ntaheruka, sinzi niba hariyo umuhanda umeze neza watugezeyo n'imodoka. nta kundi bisi, ariko ni ukuri tuzashaka umunsi hakiri kare pe. naryohewe. nibyo, ariko nizeye ko byibura wishimye. ndishimye cyane we, wakoze ni ukuri. reka tuzaze kuyifotoreza mu bukwe bwacu shari. ariko tina nawe ntugakabye. ubu koko twaturukiriya yose tukazanwa no kwifotoreza muri iki cyaro koko? bitwaye iki se? bikazaba ari umunsi wacu udasanzwe. buriya rero hari ikintu utazi, twananirwa cyane kandi dushobora no gutinda kubera ko ari kure, tugasanga bari baduherekeje barambuye bakitahira. ubivuga we, uzi ko kuko ari byo. noneho ndabyumvise. urakoze cyane rero. ngaho noneho tuve mu modoka turaho tugiye ni kuri urwo rugo, sibyo? reka nkingure. yego. abana muraho? muraho neza? muraho murakomeye. yewe imyaka myinshi Fabrice, mbega ukuntu usigaye ungana. ntangana guteze kako. uraho neza nawe? murakomeye. yewe natwe turaho ni amahoro da. Fabrice karame, warabyibushye, warahindutse cyane. nibyo se koko? nimutambuke mwicare maze mwigere. nta kibazo rwose. murakoze. murakoze. yewe nese kako hageze yateye imbere kadako? arahari nuko musanze aribwo akimara kwitera utuzi. rwose ndabona naho harahindutse pe. ariko se amashuri nabonye hariya yubatswe ryari? kuko amaze iminsi da. abana bayatangiriyemo bariga mu mwaka wa 5. uzi ko uhaheruka kera niba ari ibyo? simubeshya rwose sinaherukaga byo. uraho neza Fabrice? muraho neza siriya? muraho ni amahoro. kugira abana ubwo wamenye uko basubiza? byahise baravuga ngo ndabashima. yewe neza nawe kuko cyangwa ni madamu? ntabwo ari aba wenda, ariko biri hafi urebye. nuko mwana wawe wumva se ko rwose watinze utegura umushinga mwiza? nibyo rwose, ntabwo nari mpugiye ku busa pe. ariko n'ubundi turakurenganya, uwagiye umubona kandi nyine iyo umuntu agiye guhaha ntabwo agomba kugarukira. birumvikana rwose. ubu se disi Madarina arababona? ntabwo turi butinde hano, urugendo ni rurerure rwose. gusa icyari kinzanye nagira ngo mbabwire ko ndi hafi kurushingana n'uyu mukobwa mwiza. ariko ni mwiza. ni mwiza rwose. bayibonye se? ni mwiza. yitwa ukeye tina. burya rero habaho amaso azi kureba udakina. amaso yaritegereje pe. ariko rwose namubanza murimo gukabya pe. oya si ugukabya rwose Fabrice, ahubwo natwe twumiwe, muri make twemeye. nibyo. yewe mbaye mbashimiye rwose.
ni muri urwo rwego rero nagira ngo mbabwire rwose ko ari mwe muzambera ababyeyi yacyo urabizi ko nta data ngira uko kakuze nyine azaguherekeza ubundi mushyigikire urumva se twakwanga mwana wawe tuzagushyigikira oya rwose ni inkuru nziza pe ngiye gushaka umukenyero mushya mbese namwe murabyumva nyine ariko se ko twahogiye mu rwenya mwataha tutabakiriye koko bana we yewe muzehe Siriya amasaha arakuze naho butaha ntitubashe kuzakira muza bwije mugahita munataha niko bimeze mwabanje guca kwa Madarina cyangwa murahanyura mutazi ariko se wagura aho wahereye nawe utanga gahunda y'aho bajya gusura ahubwo reka tugende ubwo itariki nitumara kwinoza neza nyine tuzababwira ese ko mugiye vuba enda hano gityo konshushu bikana se byagenze biti umva kako ntugashake kwishanura ubwenge buke bw'abagore we ubwenge buke se gute nakugukira amarenga injije amaremino ntabwo Fabrice yakomezaga ducira isi n'ibyo bya nyina ntitubihingutse maze njyewe yananyohereje mesaje ngo simbihingutse ko kakuze wagowe ibyo ni ibiki koko nawe urabishyigikiye Siriya nyine ko nawe utumva ubwo urumva utarimo gusakuza ibyo rero bikureba icyo ugomba kumenya ni uko ugomba gukurikiza ibyo usabwa umbandirwa ndarivire mama we ngaho ngwino tubaherekeza ariko ibya Madani ntubyibagirwa mu mutwe wawe wishyiremo ko yapfuye ibindi birekere Fabrice hasi byarimo wumvise yewe mutwihangane hatwo twakemuraga burya abagore bagira twinshi utamenya Fabrice we harya pe ubu mwisubiriyemo yego rwose amasaha natujyanye ahubwo ngaho mugira urugendo ruhire ubu ntimwampa umunyenga muri iyo modoka yanyura ukunda iminyenga y'imodoka nk'abantu ungana icyo koko uwo mugore wanditse imodoka ni iyawe rata Fabrice nari mfite gahunda hariya ku gasanteri mwasimbukana mukangezeho mukikomereza uvuga ko gahunda uyihimbye ureka kubeshya data umura turakujyana Siriya ko imyanya irimo se nuko rata naho ureke kakuze iyo uba ushaka kunsubikira gahunda reka buriya harankunda cyane n'aba ashaka ko muva iruhande aba yidedeje rwose sinakubwira ngaho rero reka tugende kako ndakumva urabeho rero twe turagiye mugire urugendo rwiza mwaramutse yewe Madarina we mwaramutse yoze ko nzindukiye utajya guhagera ni amahorora yewe nje gusaba ibyaraye winshinyagurira mbaye ntabonye ibyo ndarira ngo ndagira ibyaraye ariko se wagiye ureka kugondoza Imana koko Madari ngwiki ahubwo ntangajwe no kubona ukimeze gutyo pe ariko wa mugore we ntabwo bakunterereje unzaniye iki se gituma uvuga amagambo angana gutyo nare gutangara ko wazindurwa n'ikintu kizima ariko niba atari ukwigiza nkana Madari gute ubwo umuhungu we ko ejo niba atari ejo bundi yagusuye ubwo yavuye ntacyo agusigiye koko yego mama ubanza ushobora kuba uri ntashima Madari umuhungu wanjye si uwuye ugira abangahe ariko niba ari ukugira ngo tudasangira ibyo yagusigiye humura rwose sicyo kinzanye ahubwo usuzanywe n'iki hano uretse kunshinyagurira untera umutima mubi gusa se koko utabeshye Madari sinamunyuzeho ku gasantira ari mu modoka ubwo ni gute utinyuka ukambwira ko atahavuye kandi njyewe rwose naramwiboneye n'amaso yanjye ariko yarasirimutse we subiramo yoze ngo Fabrice yavuye inaha rwose uzabaza umuntu wakandagiye ku gasantira ejo ko atamubonye ari mu modoka rwose akeye mana yanjye Fabrice wanjye yewe burya Kigali ko kwirakesha bajyaga babivuga simbyemere yari kumwe n'umukobwa mwiza yego ewe niba ari umugore we simbizi none se ntabwo mwavuganye yoze yego ko ashwida nari kumutinyuka ko nabonaga nawe atikoraho ye abantu iyo bamaze kugera i Kigali barasirimuka bagasigara birata
yakuvugisha uwo mu cyaro se di yego maye ngo tuba dusa nabi ndahamya ko ashobora no kuba atarambonye nanjye cyangwa niba yaranambonye hari yaranyirengagije ntiwabimenya cyangwa ntiwashatse kumusuhuza ntawe wageze aha ntanze imana h'umugabo rwose ntibishoboka ntibyumvikana ukuntu yaje nta ntasure nyina aha ndumiwe pe ubwo se yaravuye he handi ubwo yabonye undi nyina iki ahari yenda ngewe namusebya n'ibi birenge byanjye byamboreyeho ariko mwakabyaramwe ko wumva se yabaye umusirimu maye nari ndimo muvugiraho neza rero rwose numva urimo kwigiza nkana mwigiza nkana kubera iki ariko se ubundi mwahuriye he yoze dore nawe ugira amagambo menshi ntabwo njya mpfa kwizera ibyo umbwiye niyo yayo wasanga ushaka kunteranya n'umwana wanjye ariko yozefa nagorwa kuri uyu musozi koko ubu se ndaguteranya n'umuhungu wawe ngo bimarire iki nanjye nibyo ndimo kwibaza rwose ubu imyaka yose ishize Fabrice atagera aha yaje gusura nde wundi utari ngewe nyina wamubyaye koko ariko dore yaje ku gasantera arahagarara rwose asuhuza abakire baho ubundi asohokana n'uwo mukobwa mbona ari kumutungira intoki hakurya ku musozi waramubonye neza naramwiboneye rwose niba yarawuguze akaba yaramwerekaga ibikingi bye mbese ubwo hashize akanya batse imodoka baragenda natwe dusigara turya ivumbi batumuye na n'ubu ntabwo ndimo kubyumva yoze ahari yenda yari ari mu kazi se ku cyumweru barakora byashoboka ariko nanone simbyumva pe niba uvugisha ukuri koko atarakugezeho ntawe angezeho rwose buriya bukire bwe bwamumariye iki atakuvuza kandi narabonye akomeye akakwinuba bigeze hariya koko ubundi se ubu ngubu yamvuza bwo nakira yoze ubu sinarengeranye yakujyana iyo za Kigali da bakuvura rwose iyo za Kigali rero nk'ibirwara nagiye kwivuza hariya kuri centre de santé ariko byari bicyoroshye mbese nari mbyimbye ibirenge gusa hatarazaho na bino byose ubona yego nuko banyandikira urwandiko ngo nzajye kwivuriza iyo za Kigali nta mafaranga nari mfite nta muntu nari mfite wo kunjyanayo kuko Fabrice uriya na mushiki we bari bakiri bato nuko ndabireka nta kundi wari kubigenza ubu usigaye nsaba imana ngo nipfire oya rwose ntukifuze gupfa madari oya ni ukuri none ko napfuye mpagaze humura burya iyo umuntu agihagaze byose birashoboka madari namaze guta icyizere Yozefa we na Fabrice nari ndambirijeho mva ko atagikeneye no kumbona inzira z'Imana burya ni nyinshi madari ntiwamenya uzaguhembura uwo ari we burya koko ngo umusazi arasara akagwa ku ijambo kuva nakumenya numvise noneho uvuga ijambo rizima Yoze ariko mwaramboneranye ye ese ubundi nabatwaye iki sintinya kukubwira kuri umunyamagambo Yoze ibyo byo twese ntawe utabizi kuri uyu musozi ni akazi kanyu di mba mvuga ibyo nabonye ubwo se kuba nkubwiye ko nabonye umuhungu wawe ndakosheje ra urakosheje cyane unteye roho mbi rwose bimariye iki harya ngo Fabrice yari aturutse kwa Basiriyake reka nze gusindagira ngeyo mbibarize niba baramubonye koko ntazaho ndakarira umwana wanjye kandi yenda ari ya magambo yawe wari kumubona ntuhite uza kubimbwira n'ihurura ryawe Yoze nkubwira iki nuko nari ndwaye nubwo nari mvuye kwivuza nandara singushira amakenga Yoze aha reka nigendere genda rwose ariko genda tinere mwiza pe ariko ubundi kuki abakobwa mwese iyo munyanze muhita murushaho kuba beza ni ukubera iki umva ibyo bibazo byawe sinabivamo reka nkubwire icyo nashaka kukubwira dore ngize amahirwe duhurira hano mu nzira kandi wanze kumbwira amakuru yawe amakuru yanjye se ntoyazi ariko mwagiye mureka kwijijisha hari amakuru mashya se mbwira ni ukuri gusa ngewe amakuru mfite nayo kugutumira mu bukwe none se ko wanyanze nyine hari ikirenze kuri ibyo ubwo ugira cyabitekereza ko koroje nabitekereza si byambabaje se ihangane ni ukuri buriya niko Imana yabigennye ariko Imana nayo yaragoye ibintu byose tuzajya tubyitirira Imana none se mubwiye ngo ni iki ko koroje basi nyine ubwo wabonye ko amaboko atareshya atari kuramukanya
Ruje rwose wifata ibintu uko bitari. Nese ndabeshya waranyanza ariko nyine ubonye Fabrice ufite imodoka uhita umwemera da. Aho rwose uribeshya. Ntabwo aricyo nagendeyeho uko abo tuziranye bafite ndetse n'inziza kurusha ya Fabrice ni benshi. Sawa nyine Ariko ntabwo nigeze nkundana nabo. ariko seti ubundi reka nkubaze ubundi utambeshye wamuhaye iki koko? Ruje rwose ndumva yatari umwanya wo kumbaza ibibazo nk'ibyo kuko byararangiye ntacyo twabikoraho. Byarangiye bite se? Hari ubwo mwari mwabana se cyangwa hari ubwo mwasezeranye imbere y'amategeko? Yego ibyo byose nta biraba ariko turi mu myiteguro. Kuba twaratangiye gutumira abantu mu bukwe se hari ikindi gisigaye? Ngo gisigaye shabo muri rero naho murabigeza. N'ubundi harabura igihe gito ariko ntekereza ko nta kindi gisigaye nkurikije gahunda yabo. Hajya ati ngo wamoye ko nk'inzoga urase Fabrice we ntazimye. Ariko rwose Ruje ndifuza ko ibyo tutabigarukaho tuvuga ibindi cyane ko mfite na gahunda nyinshi ntari butindane nawe hano. Ariko rero kujya hehera ntufite imodoka se? Hari ubwo bisi iri bugusige? Yego ndayifite ariko buriya ngewe ibintu byanjye byose mba nabishyize kuri gahunda. Nuko rero Roje ngewe ntabwo ndi muri gahunda zawe. Ruje wumve neza ntabwo nshaka kukubwira nabi rwose gusa nawe urabizi ko nta gahunda yindi twari dufitanye uretse yo kukureba nkaguha invitation y'ubukwe bwanjye nk'umuntu twigeze gukorana mu kigo cye. Muri make rero ndi no kugutesha igihe yego. Ibyo ni wowe ubyivugiye ariko Ruje nubwo ntumyereka nkubwiza ukuri ubwo bukwe bwawe simbwishimiye sinzabutaha pe kandi ibi bintu nta nubwo binanshimishije habe na gato. Nta kibazo nsubiza invitation yanjye n'ubundi ubwo wari kuzabutahira Fabrice mukorana. Yanyana imbwa sinjya nanavugana nayo mvugana iki se nuriya mu Caritas wantwaye umukobwa nakundaga? Kuramurenganya sinigeze nkwemerera urukundo rwose. Harya ngo narasindaga. Ubu se bwo wari wabikira kandi icyo gihe narabikubwiye turabishwanira. Sinzi impamvu rero ushaka kugarura ibya kera byararangiranye n'iki. Umva ati reka nkubwiye ureke kunyishongoraho. Ikindi kandi na Fabrice uriya mugiye kubana si shyashya. Ibyo tubyihorere Ruje nta kizima wamuvugaho kandi birumvikana. Ahubwo se ati kwanyanze ngo ndasinda ukaba ugiye gusanga Fabrice wanze nyina ngo ni umubembe w'umukene ngo ko ndeba se wikanga. mbiswa nigendere Ruje wishyushye ubwonko rwose. Urabona aho wahereye nuko nakubwiye ko ngukunda ukanga kubyemera ukambabaza. Umva ati ubwo ntugire ngo kuba wanze kwemera ayo makuru ngo uhaye ninjye bizababaza di urumva ni wowe kandi ngiye Roje mwene Kimonyo nzaba nigaramiye. Mpani iyo invitation yimpereze njye kwisomera n'agacupa umujyama wanjye yaranyemereye ibyawe nzaba mbyumva. ariko uracyari umusinzi koko Ruje wagabanije. Ariko zingenda zigabanya uzinywe zigabanya uzinywera ubundi kuki muba mushaka guhombya abantu bagize igitekerezo cyiza cy'inyamibwa bakishingira utubari ubwo uzi imisoro batanga? Ariko Ruje nawe ariko ubwo muzi ko nabo baba bafite abana baririra amashuri banatunze urugo amafaranga bakura muri ako kabari. Ngahibaze twebwe twese twanze kuzinywa icyo ngo twaba duteje abo bantu mwagiye mukorera Imana mukanywa inzoga n'uzicuruza akibera. ndakoze iburana ryawe ntujya wemera. Ariko buriya ngewe nkuriye n'agacupa akamera ibintu byose umbwiye pe bikore se. Jose ko dakumari rihera Joy Joyce we ko Joyce uri ndakombere nawe nari ndimo kwanura imyenda dore imvura yari itangiye kugwa. Ese ndabona ikubye koko. Ese wa mukobwa ntahari? Uravuga ati nase? Oya ndavuga umukozi. Kinasubona abagiheke. Yasabye urushya ngo agiye gusura mugenzi we yahirya. Ngo hirya yose ubwo yagiye kwenda yiki. Ko ari bya bindi byagakunguka wari kwirirwa wonga ibisozi wagira ngo imbwa zabo rigase munsi y'ibirenge. Wabigenze ute? Cy'ibyihori by'abakozi nawe wabishobora. Reka twiganire iby'ubukwe bwa Tina wacu. Wa mugani suragira ngo igihe nikigiye. Ibi misiri yihuta kubi. Yego rwose. Mbese ngo ibintu byose twamara kubishyira ku murongo di.
urebye iby'ingenzi byararangiye ahubwo ntabwo turategura neza bazadufasha mu kwakira abakwe haba mu gusaba no gukwa ndetse no guherekeza abageni. Iyo kandi nibyo biba bigoye kurusha ibindi byose. Erega nibyo biba ari ingenzi mu bukwe burya. Naho ibizambarwa n'ibikoresho byose byarabonetse se? Naherutse Tina nyere ku rutonde. Urumva? Ndakumva. Yambwira amafaranga yose akeneye ndayamuha. Ngo nuko uzareba niba ntacyo yibagiwe tutazavaho twaseba. Tina ko nabonye azi gushyira ibintu kuri gahunda ra. Umukobwa wanjye nyine. Gusa ndibuze kumwegera ambwira aho bigeze wa mugani twibukiranye neza ibyaba bibura. Haryo umukwe wacu ngo nta babyeyi yagira. Numvise ngo ntabo. Uko nagira ngo umenye abo tuzakira n'abakwe bakuru. Ngo biba ari ngombwa. Ariko nyine ngo hajyanye na Tini wabo. Bamwereka bafata nk'ababyeyi be. Ari bo nyine bazamuherekeza mu bukwe. Ariko n'umwana mwiza shenge. Ntacyo abaye pe. Tina se ko yamwishimiye. Kasa numva nishimye. Ariyo yijya uzabona igihe cy'ubukwe kigeze. Nanjye nkicara bakamfata neza rwose. Ungiye gushyingira imfura yanjye. Uyimvugire ibintu. Imfura yanjye nyishingire. Uyimvugire ibintu rwose. Ubukwe rwose buranejeje ku buryo utashobora kubyumva. Oya rwose umva. Umva reka nongere mwibutse. Ndakumva. Mugomba kureba neza ibintu byose bikenewe. Yego. Mukareba niba mwarabiguze. Ubukwe bw'umwana wanjye utazava bukagenda nabi. Muramenye. Urumva amafaranga sinyabuze. Humura yewe natwe ntabwo turinjije. Tuzabyitondera rwose. Kandi ndabyizeye ko tuzahacana umucyo. Yego. Utyo. Kuri. Ibyo nanjye niko mbyifuza rwose. Mbese buri ugereranyije. Muri buriya busitani buriya tuzakirimo abantu nk'abangahera. Uravuga si igihe cyo gusaba no gukwa? Buriya se nka 300 sabona? 300? Kumva ari bakiyara. Ndahagari. Ubuse abantu bose bazaba baje. None turengeje bariya urabona babona aho bicara. Twashatse ahandi hanini kurushaho. Abantu tugomba gutumira bose bakaza nkabatereka. Ariko ubuzazwe ntabwo gusaba no gukwa burya bakunze kuza ari benshi da. Ariko umwana wanjye ngomba gushyigikirwa n'abantu bose bashoboka. Nawe imisozi yose ngomba kuba yahuruye. Ibyo kubakiriza gihe simbibuze. Nzi ko tubutumire twashyize aho bizabera. Urabona twahindura ku munota wa nyuma bigakunda. Nibyo koko. Reka tuzagumane hariya twateganyije. Ntacyo hatwaye. Maze twategure neza. Tunateganya ibyo kurya n'ibyo kuba bihagije ku buryo abantu bose bazaba baje. Bazataha banyuzwa baguye ivutu. Ibyo uza rwose biranyuze. Ibyo byose uvuze rwose nibyo. Ndumva binejeje. Ariko disi burya umubyeyi utabona ibirori by'umwana we. Abahombye. Abahombye cyane bitavugwa. Umva. Kugira ngo sinaniwe. Reka neme nirambitse hata. Ndabananiwe rwose. Genda wabirukira nanjye ndebe ko hari icyo nakora. Ndabona wa mukobwa yanatinze. Kiracyari mu gakunga iyo ngiye. Cyabakoze ntukabimbwire. Reka nigende. Yabahuye n'abagenzi babo se. Aba hano muraho. Yemwe. Ko mudakomara. Muraho neza. Ego. Bisa niwe Madari. Yo, uraho. Ni njyewe Kaku. Uraho neza. Uzi ko nguheruka hambere. Yo, ubuse koko unyuze muri kino kimene ibyo birenge byawe. Aha. Nje genda buhoro buhoro. Mbona Imana irahangejeje. Yewe. Nukuri mba numva nkubabariye pe. Siriya cyara aho se. Nyaraho. Yajyaga anyura hakurya iwacu akansuhuza none sinzi icyo twapfuye rwose. Yewe ubanza ubwo adaherutse kugera hakurya iyo. Naho ubundi rwose ndumva ntacyo mwapfa. Ntacyo rwose kiragatsindwa n'Imana. Yewe naremishije agakoma reka nkuzarire twinywere. Nuko Kaku urakoze. Akira karashyushye ariko nyabuna ntuye. Nabibonye umwotsi uracumba rwose. Urakoze mwana wa. Soma rwose, soma nta kibazo. Narese Madari. Ndakumva mwana wa. Fabrice ubu nta kintu yigeze akubwira cyo kuba yakuvuza. Reka ngo tuzajye mu mujyi warakize. Wenshinyagurira Kaku. Yabimbwira mpuriye he nawe. Kuko bakumva bakuwe. Ku cyumweru gishize ntabwo Fabrice yari hano. Ugize ngo iki Kaku? Fabrice yaje hano atageze iwabo ngo ansure ndi nyina kandi aza ahantu yansize.
ko mbona se undakariye Madari? ntarakara ni gute umwana wanjye amara imyaka ingana gutya atarahindukira ngo nsura namfashe yaza mukamubuza kungeraho koko akumirura niko Madari na Madari nibiki Madari nawe ndakarira rwose sinigeze mbuza umuhungu wawe kugusura rwose ubu ngubu numvaga ko umeze neza kuko Fabrice yagusuye kandi nabonye asigaye ari n'umukire afite imodoka nziza wa muntu kako wikomeza kunjomba igikwasi rwose ndabamenye ntimumenye gute se koko Madari kuki utegereza ibintu nk'ibyo koko ari nkawe ra kandi aho Yozefa yarabimbwiye ndamutwama ngo agira umunwa muremure ngo Yozefa nawe amagambo ye ni umunsi ko atageze hano se yabibwiwe n'iki ubu babonwa n'uhagaze di ahubwo se ko nari ngiye kukubaza niba tuzajyana mu bukwe bwa Fabrice ukaba urimo uvuga ko atakugezeho ni ukuvuga ko nabyo ntabyo uzi utiki kako utiki ngo Fabrice wanjye afite ubukwe yaradutumiye da yatweretse n'umugeni maze afite umugore mwiza kubi ceceka hose nyine bakumvise mwabagome mwe cyuri tubaye abagome se tukugize gute ubu se ndi igicucu ku buryo ntabasha kumenya ukuri kw'ibintu nuko mwarakoze nanjye ngo umwana wanjye yancitseho yabuzwa n'iki ubwo nyine mwamwumvishije uburyo nazamusebya ndamutse ngiye mu bukwe bwe kugira ngo mwishyire imbere ibyo yari yangeneye byose aba ari mwabiha ariko se Madalina rwose Madalina widuhimbira pe genda use twebwe tubuze iki muri uru rugo ku buryo twajya kurya n'ibyo umuhungu wawe yakugeneye ahubwo umenye ko wabyaye ikirumbo niba ariko bimeze naho twebwe rwose turarengana wintukira umwana wintukira umwana atabacyo sicyo mwashatse nkabibona ukuntu umwana wanjye yagiye twajyaga inama yamara kuronka ntiyibuke aho yansize ewe sibwo duhindanyije utubeshyera mbabeshyera iki mwabagome mwe ubu ngubu mwambwira impamvu yaje akabasuraho kugira ngo asure ngewe nyina kandi duturanye ariko mana cyakora Fabrice ndamugaye araduteranyije rwose ese buriya yabikoreye iki umva Madari numva iki nubwo bukwe bw'umuhungu wawe bwose ntabwo tuzajyamo hejuru y'izo nkuru nkuriye ntabwo tuzabujyamo wirirwe di umana n'ibi bikoma byawe niba ari inzara ndayimenyereye mugize mutya mushiyeho umwana wanjye arabasura akabaha ibyo yakampaye none uranyuhira ibikoma nta n'isoni yasipu ariko none iri ni ishyano riba mu gacuma keso bakoramo none se koko ibyo Siriyake yambwiraga ko Fabrice adashaka ko uyu mukobwa amenya ko nyina ariho bari bakomeje ewe nzaba numva ubu n'ibyabo nibirangiye ari ngewe tutswe ngo aha nashutse umuhungu w'abandi harahagazwe da Tina mwana wanjye ko ndeba utishimye ubukwe bwawe tukaba tubwiteguye neza hakaba habura iminsi mike tukagushagara kuko babajwe n'iki mukobwa wanjye mama ubu rwose byanyobeye ibiki se kandi mwana wanjye ndeka ubu nabuze icyo nkora n'icyo ndeka ariko se ko ucaje ugaca hino ukaba utambwira ikibazo ufite ndamenya ari ibiki koko niko ti karame mama byagenze gute erega mubyeyi hari ibintu numvise numva ntayo umutwe nyine nibyo nshaka kumenya mama nananiwe gufata icyemezo rwose Tina mwana wanjye ndi nyoko narakubyaye ndagukunda mbwira rwose ikibazo ufite ngufashe ndikumva unteye ubwoba pe dore kuva wagera hano uri imyoza wanze kurya ntutobara ngo uvuge tuza rwose umbwire mwana wanjye nta kibazo mbwira mama ndakumva Fabrice twarakoranye ndamuzi neza ariko sinari nzi yuko yambeshye yakwanze se ti ubukwe mwana wanjye burapfuye uyu ntabwo yanyanze ahubwo ni ngiye ushaka kumwanga ibyo ni ibiki ndimo kumva ati kandi kubenga kwawe wa mukobwa we ubu se koko kutamwanze kera ukaba waratumye mutanga ubutumire tukitegura ibintu byose ukaba ureba hasigaye iminsi mikeya wa mukobwa we nkuru tuzayitangaza ngo iki n'amafaranga tumaze gutanga yose uzi ukuntu twamwishimiye umunsi uza kumutwereka nanjye byanyobeye rwose mama kandi Fabrice namukundaga ngaho mbwira mupfuye iki se kandi mama sinakubwiye ko Fabrice yambwiye ko nta babyeyi agira icyo nicyo ugiye kumuziza se oya none nyine namaze kumenya ko yambeshye none se waje gusanga afite ababyeyi yego
ngo afite mama we yanze amuziza ko ngo yabembe akaba ari n'umukene. Ntibishoboka. Nose ntabwo ugeze kutubwira ko mwajyanye iwabo mu cyaro? Yego twagiyeyo. Nyina se ntiwigeze umubona? Ntawe nabonye. Hanyuma se abo mwasuye ntiwambwiye ko ari abo muryango wabo? Niko yambwiye. None se amakuru yuko afite nyina yakuye? Erega hari umusore twakoranaga na n'ubu baracyakorana na Fabrice niwe wabimbwiye. Umva rero ati nakubwire mwana wanjye uritondera amagambo rwose. Ubu si igihe cyose mumaze mukundana na Fabrice ko ari kinini. Kuki uwo muntu atabikubwiye akaba yihutiye kubikubwira ari uko ubukwe bugiye gutaha? Nanjye nicyo kirimo kunyobera mama. Aho witonde. Ahubwo yigeze no gushaka no gukundana nanjye ndamuhakanira. Aha ntiwumva. Ubwo arashaka kwica ubukwe nta kindi. Erega mwana wanjye ngo nta butaha butagezwe intorezo. Tuza rwose twitegurira ubukwe mwana wanjye. Ureke iyo nkozi y'ibibi. Ariko rero hari ikintu nahise nibuka bituma nanjye mbyibazaho cyane. Igiki se kandi? Igihe twari twagiye gusura abo bene wabo wa Fabrice, umugore waho yaramubajije ati ese mwasuye ngo niba ari Madarina? Noneho mbona Fabrice abaye nk'uhinduye isura. Hanyuma se ubwo bihuriye hehe? Yenda hari ikintu yari amwibukije. Erega abantu burya bagendana ibikomere ntiwamenya. Nahise nkeka ko yaba ari we nyina. Ntukakeka ariko. Ejo utazamara kugira mu Rwanda Rwanda bakajya baza kuguteranya n'umugabo. Maze nawe ukajya ubimira bunguri. None se umbigenze gute mama? Gira inama rwose. Wowe urumva bitekerezaho iki? Ndumva byanyobeye sinkubeshye. Byambabaje narakaye ariko kandi ndumva Fabrice ntamureka. Ndamukunda cyane kandi rwose kuva namumenye n'umwana mwiza pe. None se ubona gukunda uretse icyo kintu nyine waketse? Yewe Fabrice arankunda rwose. Ntiwumva se? Kandi ni n'umwana mwiza ku buryo ntiyumvisha ukuntu yakwirengagiza nyina. Biroroshye rero mwana wanjye. Ifatira imyanzuro nawe uri mukuru. Mu minsi iyi ibiro uzambwira. Kandi rwose uramenye. So ntamenye ibi bintu n'amafaranga amaze gutanga ategura ubukwe. Uri kumva? Okay. Hari ikintu ngiye gukora ahubwo. Ariko nindamuka nsanze ari byo. Simbizi. Icyo ni igiki ugiye gukora mwana wa? Ariko runa wabaga he? Uzi ko icyaka cyendaga kunyivugana neza kubera gukinga kwawe mwana? Ubundi komera sharoje. Ngo kuva naje mu cyaro naho wari wasoma ku gacupa. Impamo mba nkuruga. Ahubwo ndagusha amande rwose. Kubona ugenda ukamara icyumweru cyose nasa nje kureba ukuntu nigenza ngasubira aho ngaho. Nawe rero ahubwo zizindi kumva ibintu byaragiye ruzungu. Ubwo ntaho wabitomboreyemo. Ubwo urumva narungutse iki inyota koko? Hoya amafaranga gawe waragasigasiye uragagumana. Hari icyo wanywaga? Ashejyana nakuzaniye amakuru ashyushye ndakubura. Agahe si kandi? Ubanza ufungurira inzoga se ntaramanurira ivugo ibintu bagura kumbwira inzoga ndayikwendera ariko nawe umbwira utuntu tw'ingenzi. Sishaka nushinywa ariko nawe uzitorere ubera ko umurongo w'amakuru rwose ugahamana. Funguka shasi nafunguye nkeya yugeze icyaka kiraguruka. Ariko rona kakubwira. Aha uko sha gotomera. Aha uko sha weho nkwa gusa ubundi agomba kurugame ku murongo. Ariko rona reka ngira icyo nkubwira. Ushobora kuba uzipima utazizi. Utu tuntu ubona tuzamuka mu icupa uko somye tuzamuka. Utu ngutu tugenda twegera uyu munwa hejuru. Burya aba ni abamarayika baba bari kuzamuka bajya ku marembo y'ijuru. Ariko nawe ibintu byo kunywa n'ibyubagamo ugera ukamenya n'icyo ibintu byose bisobanuye. Umva nkubwire izi byarize wagira ngo bongeyemo isukari neza neza. Ariko utaje mu buryohe bw'amabyeri ganje ntumbarire mbwira. Ahubwo se mbwira witeguye gutaha ubukwe bwa mwene wanyu Fabrice? Fabrice nyine. Reka nawe yantumiye yantumira zigatumiraga abakire bagenzi be. Suba nkubwire rero ubwo bukwe ntibukibaye. Ngwiki kubera iki zikana mbwira ariko ni mwere byeruta nanyu. Oya agomba kurugamene. Ahubwo ubundi tutagiye kure ubundi ubona Fabrice yantwara Tina.
ngwiki aya mukaritasi w'umuturage wansanze mu mujyi avuye mu cyaro urumva ndusha umujyi bigezeho yantwara umukobwa nari narakunze. ibyo byose kandi bihuriye nkubwije ukuri k'ubukwe namaze kubwica kera. none se waba ushatse kuvuga ko ubukwe butakibaye kandi ni kubona iminsi zisigaye ari mike? Ega mperutse guhura na Kate na Kanyishongoro kankaraga buriya butaye imbere kampereza ubutumire nta n'isoni gafite. none se ubwo wambwira ngo yagutumiye ate kandi uri kumva ubukwe warabwishe? ubundi wo mbona uti nakubwiye ko ideni nayirangije kera akimara kubumpereza nahise mbona aho mpera nyine mubwira ikijya mbere. wowe ntabwo ubyumva? ibyo ntaho ndi kubyumva neza pe. ikintu nimba nkubwira nabonye ideni arimo anyishongora atakinyikoza urumva mpita mubwira ko yanyanze nyamara akaba agiye gushakana n'umugabo wanze nyina urumva ni umubembe w'umukene w'umutindi. roje ahangaha ubaye umwana mubi pe. reka ubwo si ibyo ngibyo byari biri kukureba? ntibitandeba so bitandeba niba ahubwo wagombaga kwicecekera nyine ukabyihorera. ari njye ari n'uriya mukaritasi ribona tugomba guhomba uriya mukobwa twembi. oya aho ngaho uribeshe. ubwirwa n'iki se ko yabihaye agaciro? ntatabiha agaciro nawe azaba ari icyohe. cyakoze disi Fabrice namuvuyeho uriya mwana sinzi rwose. uzi ukuntu nyina yabaye? nyina yabaye ate se disi? umubonye wakwiruka. reka kandi yazize ubukene no kutitabwaho n'indwara buriya arwaye yanakira. ariko ubundi ribona wazampaye ifoto ye ukayinzanira oya nkayereka Fabrice. oya da kandi roje ibyo byo mbabarire njyewe buriya ntaho njaga mu bintu by'amatiku. gusa yo ni amatiku? gataba amatiku se urumva ari iki? niba mufitanye ibibazo njyewe naho ibyo bibazo byanyu mbivagamo. wumve kandi buriya rero roje nkubwire reka abana bikorera ubukwe rwose. ato mwese muri abaturage koko abaturage bibi gusa. uzi ibyo ni ibintu bikomeye ku buryo utabimfashamo nk'umusore mugenzi wanjye. ariko uzi ko niteguye no kugurira utubutse. oya ariko iriya mbwa ntizantwara umukobwa wanyanze. oya roje rwose wenda tubipfe. nje ntaho naje mu bintu nk'ibyo. ese ubundi imana yo ubwayo ntaho yabimpura. ato wakabaye imbwa byana n'inzoga yawe n'ubundi nta nzoga yanzonye. ureza nyumvira ubusa gusa. urivumbuye se kandi? cyane byawe genda sha mwese muri imbwa kimwe. nje ndakubwiye ngo ngiraga gahunda. urukumva gahunda zanje zibaga ziri ku murongo nta muntu wapfa kunjana mu byo ashaka uko yiboneye. ukagira ngo niwe mukiriya wenyine ngiraga ahubwo si ntayishyize ari n'igice. hajya ngo ugiranaga umujinya ukagira gute? reka nze mwerekesha ubundi ko mbabwiraga ngo bansomye ntibambwiraga ngo ni inzu zicuruzaga. ndumva twarazamukiye hano. nta mukecuru si we se buriya? roje yambwiye ko nyina wa Fabrice yabembye amaguru. reka mwegere ndebe. ndabona ko ibirenge bye byarashize nyamara wasanga ari we. muraho neza mukecuru? uraho mwana wa ego ko burya uravuga ururimi rw'iwacu. kubera iki se mukecuru? nari mbonye uri umuzungu da. nibyo abazungu se naho bajya bahaza. mu minsi ishize bajyaga bahaza. ntubona ariya mashuri? ndayabona. nibo bayubatse. none se mukecuru? ndakumva mwana wa. njyewe nitwa Tina. nkora mu mushinga w'abo bazungu wambwiraga bubatse amashuri y'abana banyu. ese mama niyo mpamvu nduzi usa nabo bombi. yega mukecuru none se wowe witwa nde mukecuru? yewe njyewe nitwa Madarina ntawe utanzi kuri uyu musozi. kubera iki se abantu bose bakuze mukecuru? batamenya se urabona ameze nk'abandi mwana wa. yo komera mukecuru. dore mba nabazengurutse mu nsabiriza icyo kurya. iyi nda twikoreye ni ingomera akanyagwa. yo none se utuye?
dore ntuye hakurya iyo. ese hano uhageze ute ko mbona urwaye ibirenge? Mana we, mwana wa karame. inzara iba yandiye ngahaguruka nkazamuka ngo ndebe ko nabona ugira icyo amarira. Injira mu modoka ujye kunyereka iwawe turagenda tuganira. ego mwabasingamwe nkajya mu modoka yawe nsa gutya? oya rwose. Humura rwose mukecuru, humura rwose, ahubwo reka ngufashe winjiremo. mbese ubundi ubwo wambwiwe n'iki? yewe ku kazi twasabye urutonde rw'abakene bagomba gufashwa. yego urabyumva inaha nawe kubera ko twahakoreye twubaka ariya mashuri. abayobozi baduhaye urutonde nawe urimo. ubu rero narinje kureba yuko ukwiye gufashwa koko. none nsanze batarabeshya kuko bari banditse ko ukwiye no kuvuzwa. nibyo koko. ubu nanjye navurwa nkaba umuntu nk'abandi. cyane rwose. noneho reka tujyane mu rugo ndebe ko nta kindi kintu twazagufasha. ngaho injiramo mu modoka ngo ufashe ubashe kwicara neza. urakoze mwana wanjye. mbese ubundi nta bantu mubana? mwana wanjye se nabanaga n'umuhungu wanjye. ariga arangije amashuri ansiga ambwira ko agiye gushakisha akazi kubera ko twari tubayeho mu bukene n'uku kuntu nyine ubona ameze. nuko ubwo kuva yagenda hashize imyaka yigeze ahindukira ngo anarebe ko nkiriho. mwana we, mbega ibintu bibabaje. yitwa nde mbese? yitwa Fabrice. yambabaje kubera ko mu minsi ishize namenye ko ngo yaje inaha. dore ni hafi hariya unsanze ngo yagiye kubasura bereka n'umugore we. njyewe ntiyangeraho mbi, narababaye cyane. mbega umuhungu wahemutse. ubundi se niko yari asanzwe ameze? oya rwose. Fabrice wanjye yari imfura, ni kwa Siriyake bamushutse. yewe ntawamenya. dore wanjye ni muri ako karuri. hagarara. mwana we, ko mbona sinzi izakubwira mukecuru. nagira ntese mwana wa, yaba yaringwiriye nk'ipfi. oya ntukifuze gupfa mukecuru. ubu se mvuye rwiza mwana wa. none se wakwiteguye tukajyana? tujyana he? nkajya kukuvuza ko n'ubundi byari biri mu binzanye. atabeshya. ukajya kwitabwaho ukazagaruka warakize. ugize ngo ukajya kumvuza mwana wa? nkakuvuza ni ukuri. dore n'inzara igiye kukwica. ndarota cyangwa? ngwino rwose n'inzu itazakugwira. uzi ko umuyaga uzahuha rimwe ikakugwaho. reka nze nambara utundi twenda mwana wa. imana izakumpembere sinabona icyo nguha rwose. ninjye muhamagara se bosi? noneho ndi kwita bosi Fabri. njye wahamagara guvuza amahoni? umva mbese niwe nahamagaraga nyine. uranshakira iki se kandi wowe? kuhanwariye umugore n'iri cupa umukapa wanjye yaranguriye urashaka uri inyambura se? aho mara nta cupa ryawe nshaka, kandi ibyo by'inzika bivana aho ngaho sinjye watumye kwanga. hanyuma se yarankunze cyane we yakunze? umva vana itiko aho ngaho ba izo nzoka zaho bakubwiriye ko bizagukoraho kuki utuba. ni ukunywa inzoga kuva mu gitondo kugeza ikindi gitondo. ibyo se birakureba? ngaho se zenguruka uze wicaye mu modoka tuganire nkubwire icyo nagushakiraga. njyewe nza kwishyura mu modoka yawe Fabrice kubera ibyo ntibishoboka. cyakora niba harimo icupa aho naza pe, aho nahumiriza nkicaramo akabiri icyo ntahira. ewe ariko se wabaye uteshaka icyo nawe se kirakureba. kandi nawe ntukanyiyemereho ngo nuko wantanze gukira. gukira ni nk'impanuka ejo nanjye wabona ntwaye indege di, urumva? kandi nkwibutse sha utazansuzugura jyewe, urumva? buriya bukwe bwawe
nureba nabi nzabwica njyewe roze sinjya nywera abiri dore ko nta n'icupa ryawe nzi murezi mbese ubwica se wowe ufite ubushobozi bwo kubwica njyewe uraseka se useka ubwo rero uzi ko nyobeye ko wabeshye tina ngo nyoko wawe nta kibahusha urumva kandi abaho yaranarwaye amaguru ukaba udashaka kumumwereka ariko nk'ibyo n'indi wowe warabikubwisha n'indi ubikubisha wa murezi wese iwacu urahazi ku buryo wumva ko ibyo mvuga mbeshya sawa nyine kaya hanyuma se ko ntavukana nawe ibyo ababyeyi banjye ubimenye ute uraseka nta n'isoni umva nkubwire umbwira se umbwira ubukwe bwawe mbufite aha mu kiganza urumva bufite muke iyi nshaka nanabushyira muri iri cupa ndi gusoma urumva nkabuvangavanga nkabuvanga na byeri nkabumira ntibuzabe urumva yewe ugira ibyo umira ubu ndagufite uzamera n'isahani ngira ngo wowe gafifita w'ijisho ryahiye kubera inzoga utangiye gusaza kandi ukiri muto udashaka kunyinjirira mu buzima urumva njyewe ndihiragira ikicyura sindazi wanyu gusabiriza urumva nimba ari byeri ndazigurira sindaza kugusabirizaho na rimwe urumva ubundi suzi nazisabye nazigo ngo wanagusa kagabo nanjye rero ngo akagabo agasaza kasajishijwe n'inzoga none ukaba utangiye kurenzaho n'ubujajwe wowe urindagiye kare kose ndagusazira ubusa reka nkubwire kuva naramenye amakuru y'impamo y'uko wabeshye tina ubukwe bwanyu nzabwica rimwe kabiri gatatu ntibuzaba urumva nawe uzamuhomba nk'uko namuhombye kandi ndabirahiriye reka rero nkubwire reka nkubwire rero ibyo wirahirishwa se nta gaciro ngewe sinanabitekerezaho ubukwe bwanjye buzaba kandi ntacyo uzaba ukoraho nanjye niba ushaka dore ndakurahe urumva akira dutege njyewe nawe se nasaze gusa mani uri imbwa y'umurizo pe waje no kunuka none umuntu wihakana nyina ukavuga ngo yarapfuye ibyo ni byo bigutwisha umva reka nkubwire wowe bashaka bagukurikiranaho icyaha cy'ubwicanyi wishe umuntu ukiriho Fabrice bahwasanye umusenzi gusa ariko ubundi ndatakaza umwanya wanjye mu biki umva reka mbwire Roger mufite reka nigendere ibyo nagushakiraga reka nanabi cyane abantu ubundi se si ubusa wanshakiraga bose ari irindi cupa wanguriraga wamureze nzabwica rimwe kabiri gatatu kandi uzaseba ngo useke urumva ngo tena yanyanze kubera nk'inzoga harya nzazinywa maze nimara kuzihaga nanjye musererezi ko aheze iwaba azira urwango rw'iririzirantege ngo ni icupa urumva ubundi nzazinywa urumva ariko ubundi reba ukuntu usa neza shabyerewe ubundi bakwangira iki koko umuntu uzakwanga azabyerewe ubundi uzakuvuga nabi azansange kuri kontari duhangane kandi isubirire waramutse neza mukecuru mwaramutse wo muga ndabona noneho umeze neza rwose wahora ni iki imana igira amaboko mwana wa cyane wawu noneho wabashije no kwambara inkweto cyane rwose reka mpaguruke nkwereke ukuntu ndimo gutambuka nk'abasirimu ahubwo mukecuru rwose sinarinzi kugira urwenya bigezaho pe ndetse nkunda gusetsa abantu nuko umubiri wari waranzonze kubera ububabare nari nsigaye nshinyiriza ubundi nkarangwa n'amaganya gusa nibyo ukize rwose umuntu yakubariraga mu myaka 100 none si bwo ubaye inkumi uyu mwana nawe rwose utimbaye inkumi yewe nawe zabuze ubuse wariye yego ko kare tina wanjye sugira ngo ntaba yabingejejeho kare yabizanye ahita asubira ku kazi ni byiza rwose akwitayeho anyitayeho cyane yo kabyara mbese ubundi mupfana iki ni umukobwa mwiza imana yanyihereye yewe ni umwana mwiza cyane cyane ukuntu akwitaho wagira ngo uri nyina pe yewe ibyanjye na tina byihorere muga imana yonyine niyo ibizi mugane imiti se wayinyoye ugira ngo se buri gihe tina ntanyeruka akamfasha kuyinywa nayinyoye nkimara kurya
ni byiza none dore rero ko yanyweye igihe ugafata n'amafunguro ku gihe ibyo byatumye akira vuba. ariko Imana iratangaje muga, Imana iratangaje pe. kubera iki? reka mbivuge narabibonye muga, aho Imana yankuye. ni ukuri rwose, rero batakuzana hari hasigaye iminsi mike bakazaguca ibirenge kubera kurengerana. nanjye nari nsigaye numva birutwa nuko babinsha bakabimvanaho kubera ububabare nari mfite. jya wirira mukecuru, wirira rwose, Imana yaragutabaye ntibyaba, sibyo? yarantabaye mwana wanjye. ubu rwose byararangiye, ntuzongera kubabazwa n'ibyo birenge. ariko ndabashimira abaganga beza mwanyitayeho. ni ukuri mwamvuraga mubishyizeho umwete nanjye nkabibona. urakoze gushima. nkubwire inkuru nziza. ni iyihe muga? ejo tuzagusezerera witahire. ngo ejo nzataha? hanyuma hari imiti tuzaguha ukazakomeza kwinywera mu rugo kugira ngo ukire burundu. nzaba njya hehe? ko bikubabaje isaho kugira ngo ubyishimire mukecuru. sheri ni umunsi ntuva mu kazi. ese ko mbona ugenda unanuka we, byagenze bite? nta nubwo ukirya? aho usenda rya ndacyabibasha, cyangwa ni ubukwe bukugize gutya? nageze ibyo rero, ariko ndabona wowe ufite akanyamuneza. ngeze ko ntajya nigora. nanjye tuzanyigishe kutigora sheri. iyo nkunga ndayikwemereye ni ukuri. urakoze mukundwa. ariko rero ugomba kwiyitaho muri iyi minsi rwose, dore wakabije kunanuka. uragira ngo uzabure umugeni udashinga? turagira ngo ibibazo mfite biranyoroheye. ibibazo pe. bimeze bite se ngo ngufashe? bibuka ba bantu twajyanye gusura mu cyaro? ndabibuka. bamaze kumakanira ngo ntibakije mu bukwe, ngo bagize ibibazo. ubuse niba uzahagararira ababyeyi banjye koko? reka ibyo ntabwo ari ikibazo. n'ubundi se ko batakubyaye bazarorere. umfate ubuse nzabigenza. ariko se Fabrice, ubwo urumva bariya baguteye ikibazo ngo ntibazagutaha? ubu kuba nta mama wawe ufite ngo azagutahe cyangwa papa wawe ntibihagije kugira ngo wumve ko n'abariya ntacyo bavuze? wamugane. abaza kurungwiza murongo mu bukwe ntibazabura. ahubwo nari nje kugutumira ngo mperekeze tujye mu birori bya mubyara wanjye. ibirori? ibirori byabiriye he? ibirori byo kuri uyu mugoroba? yewe ubwo noneho reka nkinge n'amasaha yageze. amugane wawe ubundi imfunguzo nazishyize hera. yabimbwiye mu gitondo ngo simpabure kandi ngo nawe singusige. ibyo nabyo hano hirya harya atuye. tugende wenda nahasubirana akanyamuneza kawe. amaze gukinga ngaho. kinga neza ahubwo. twinjire mu modoka tugende. kinga neza nyamuntu. niko uzi ko wari waryohewe n'akazi, iyo ntahinguka ari kwirarira mu biro. yewe uranamuriye rwose, akazi kari kantwaye pe. cyakora rero hari igihe akazi karyoha umuntu akumva yakwigumiraho. nawe warabibonye ariko buriya rero hari ibintu ushaka gushyira ku murongo kugira ngo nzajye mu kiruhuko cyo gutegura ubukwe nyine ntuje. ibyo ni inama nziza. harya mubyara wawe atuye he sheri? kugira ngo ni kure se? ukatira muri uwo muhanda iburyo, ni ku gipangu cya kabiri. kwigora ndahibutse cyane rwose. ndabona hanakinguye injiramo. twahageze rwose, ariko ko hatuje cyane ra sheri. hano hari ibirori bihari. ni karibu ahubwo ko hano mpaza nisanga se. reka noneho tuve mu modoka tugende. Happy birthday to you, Fabrice. nagombaga kugutungura nyine kugira ngo bibe byiza. ngaha reka ngufashe ukata uyu mutsima. ndagushimiye
kandi ni ukuri ndishimye pe ndabashimiye babyeyi mwamfashije gutegura isabukuru y'umukunzi wanjye kuko ni ukumwana wanjye ibi birori rwose biranshimishije uyu mwanya ndagira ngo mpe Fabrice impano ikomeye namugeneye urakoze cyane sheri mwana ko numva idasanzwe ra gutegura bino birori byose namwe murabyumvira akomeye munyihanganire gato ndaje imana ko bazi ndakitorokera mfite amatsiko pe mfite amatsiko rwose ngiyi impano naguteguriye Fabrice none se wamufanye wamukwiwe n'iki wamukwiwe n'iki Fabrice mwana wawe uracyariho koko wanyangiye iki Fabrice none se tina mbabarira mama mbabarira yo isi waranakize uyu mwana yaraje arantwara aramvuza ubimenye babyeyi banjye rero uyu mubyeyi yari agiye gupfa kubera kutitabwaho Fabrice ndamugaye cyane kubera ko yirengagije umubyeyi we ngo atazaseba kubera ukuntu yari ameze umwana wanjye wari warabimbwiye ko ariko si byo murimo ibyo murimo ni ibiki ibihugu byanyobeye ni ukuri mumbabarire ko mumbabarire nanjye si njyewe ngo si wowe hanyuma se nimba nagira ngo mbabwire ko uyu ari we mabuka nubwo Fabrice yari yarambeshye ko atakibaho none rero Fabrice ubukwe bugomba guhagarara ukabanza ukiyunga n'umubyeyi wawe ndetse nanjye ukansaba imbabazi hamwe n'ababyeyi bawe ubu nanjye umubiri numpinduka uzahana ibyo uvuga ko nta mugore ugira mbese niwe mukazana wanjye mwana wa yo mama namwe babyeyi rwose mumbabarire rwose nararanga narahubutse ariko nabigiriye ko nakekaga ko tina yazanyanga abonye uko umeze akurusha ubumuntu rero gusa cyumvaga ko nitumara kubana nzaza nkajya kukuvuza nawe nkamubwiza ukuri mumbabarire rwose ibona ikibazo waramaze kugikemura tina ariko si ubundi wabibwiwe ni njyewe numvise babivuga nanga kubyemera ariko birambabaza nuko rero nikorera ubushakashatsi nkigera kuri uyu mukecuru nahise numva mugiriye impuhwe naramuzanye ndamuvuza nta muntu n'umwe nigeze mbibwira mwana wowe ni ukuri rwose nimurebe uko mubigenza oya rwose ndababaye cyane pe iyo ntagira imana y'i Rwanda ngo inzanire uyu mwana w'umutima tina ubu simba narapfuye niko Fabrice wacyohewe sha umenye uko byagenda kose amazi ashyuha ariko ntibagirwe iwabo wa mbeho warantaye kugeza naho unyihakana ukagenda ubwira rubanda rwose ngo narapfuye sha Fabrice ko gutinyuka umbike kandi ndiho mbabarira rwose mubyeyi ukiri ukumva hari wirirwa ugenda mu mamodoka ubwira rubanda ko napfuye kugeza kuri uyu mwana tina umwami ukorera aragutamaje shitani wakoreye ubeshya aragutamaje shitani wanyoheje rwose shitani wakoreye aragutamaje imana ikweretse ko wanciriye akobo yikanshira akanzu nakabaye nishimira ko uyu mwana w'umukobwa mbera umukazana ariko nanone ndumva ntewe isoni zo kuba nakwivuza ko mushyingiranwa simpamya ko utazamubabaza nk'uko wangenje oya ntabwo rwose nzabikora uyu mwana mufitiye impuhwe kurusha wowe nagiriye ku gise kubona ko kunyica ukampambuka nakurikiriye uzi ko mpari ko bitewe n'iki koko Fabrice ko bitewe n'iki n'imyaka nagotse yose ari wowe ngirira mama rwose ndakwinginze mbabarira uca inkoni zanyu umva mbese nakoze amakosa akomeye cyane ndabyemera rwose pe n'umutima wanjye ariko nta kindi nakora ngo nsubize ibintu inyuma ariko ngusabye imbabazi rwose mubyeyi nciye bugufi rwose tina sheri nawe ngusabye imbabazi kuko nakubeshye kenshi namwe babyeyi bahatina
mbasabye imbabazi rwose ndemera ko nakosheje ariko sinzi ibyanteye rwose shitani yaranshutse sheri mbabarira rwose ndakwinginze icyo untegeka cyose ndagikora ariko ubukwe butaye mbabarira rwose oya warakosheje cyane Fabrice mbabarira rwose ntabwo uzi ko Akabura Ntikaboneke ari nyina w'umuntu